Yesu ashimwe, karibu nanone mu kiganiro cya Roswar. Ikiganiro tugera buri munsi mugoroba, kandi dushima Imana ku bwanyu mukomeje gukurikirana kino kiganiro, mugakurikirana Romate, kandi uko bukiye ko bwije mukaduha feedback nziza. Imana ibahe umugisha. Munyemeye dufate iminota mike nk'uko bisanzwe 10 tuganire ku ijambo ryiwe ridufasha. Kadutangire dusenga. Turagushimira Mana nziza, tugushimiye umwanya mwiza uduha buri munsi ngo dusangire iby'ijambo ryawe. Ganza tegeka kandi ijambo ryawe rigwire muri twebwe. Turagusabye ngo iri jambo tugiye kuvuga riherekezwe nawe, kandi umwuka wera akomeze arikuze muri twebwe ngo ryere imbuto nyinshi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Nizere ko mwagize n'umunsi mwiza, akazi keza. Nkunda kubivuga ngo kugira umurimo mwiza, kugira akazi keza no umugisha, kandi kugakora neza nabyo n'ubundi. Imana yacu nishimwe. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo riri mu Itangiriro ibice 42. Abenshi barabizi, ni inkuru ya Yosefu tugiye gusangira. Imana yacu nishimwe. Duhere ku murongo waho wa mbere, dore ku murongo waho wa mbere. Umutwe uravuga ngo bene se wa Yosefu baza muri Egiputa guhaha. Yakobo yumva yuko ubuhashyi buri mu gihugu, buri muri Egiputa, abaza abana bati niki kituma murebana? Kandi ati numvise yuko hari ubuhashyi muri Egiputa, nimumanuke mujyeyo muhaheyo tubeho tudapfa. Bene se wa Yosefu 10 baramanuka bajya guhaha imyaka y'impeke muri Egiputa. Ariko Benyamini mwene nyina wa Yosefu, Yakobo ntiyamutumana na bene se, kuko yibwiraga ati ahari yagira ibyago. Abana ba Isirayeli bajya guhahana n'abandi, kuko inzara yateye mu gihugu cy'i Kanani. Kandi Yosefu niwe wari umutware w'igihugu cya Egiputa, niwe wahahishaga abo muri icyo gihugu bose. Bene se wa Yosefu baraza bamwikubita imbere bubamye. Yosefu abona bene se arabamenya, arabirengagiza, ababwira nabi, arababaza ati murava he? Baramusubiza bati turava mu gihugu cy'i Kanani tuje guhaha. Yosefu amenya bene se, ariko bo ntibamumenya. Yosefu yibuka za nzozi yabaroteye, arababwira ati muri abatasi muje gutata aho igihugu gifite amaboko make. Baramusubiza bati siko biri databuja, ahubwo abagaragu bawe tuzanywe no guhaha. Twe tuva indimwe, turi abanyakuri, abagaragu bawe ntituri abatasi. Amen. Haleluya. Ngijambo ndashaka ko tuganiraho iminota mike. Nahaye umutwe uvuga ngo iyo umuntu ari mu masezerano, ibimubaho byose arabimenya, cyangwa se situation zibaho zigaragara, abasha kuzimenya, akazipima, akamenya aho ibintu bimeze. Imana yacu nishimwe. Umuntu bita Yosefu baramugurishije, kandi wumve yuko ari bene se. Baramugurisha barwanya isezerano ry'uko azabaruta, barwanya isezerano y'uko azakomera, barwanya isezerano ry'uko yigize karosi, yigize umuntu wa danje, umuntu ukomeye. Ariko ndakubwiza ukuri, iyo ari Imana yavuze ikintu, iryo sezerano Imana iragira gute? Irarikurikira. Imana yacu nishimwe. Iyo ariyo yavuze iravuga ngo nzakugirira neza, nzabana nawe, nzaguherekeza, cyangwa se mu muryango ndakuzamuye, ndagukomeje. Iryo ni isezerano rikomeye ritabasha kunyeganyega. Niyo umuntu wamujugunya mu iriba, abantu baramugura bakamujyana ntagomba kugera, kugeza abaye ukomeye, uzasohoza isezerano. Imana yacu nishimwe. Turakubwira ngo uyu Yosefu, abangaba bamubwira ngo ntago turi abatasi, turi abanyakuri. Aba nibo batari abanyakuri mu by'ukuri, kuko abo ngabo nibo bamugurishije, babeshya se, bajyana ikanzu yuzuye amaraso, bavuga ngo umuhungu yarapfuye. Bazamwikubita imbere ngo databuja. Iryo jambo riva ngo databuja risohoza indoto, inzozi yari yaragize Yosefu. Imana yacu nishimwe. Mushaka kukubwira ngo nta kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Kandi iyo uri mu masezerano ubasha gupima ibihe uko bimeze.
ubasha kumenya aho byerekeza, ubasha kumenya ngo ndi mu gihe cyanjye kandi Uwiteka ari kumwe nanjye. Imana yacu nishimwe, kuko yabaye nk'ubabwira ngo murambeshya murabata kugira ngo bakange bumve ko anagerageza arebe koko isezerano ryageze cyangwa ntiryageze. Imana yacu nishimwe, ni igihe cyangwa ntabwo ari igihe. Ngo bose bikubita hasi baravuga ati Nyagasani databuja ntabwo turi abatasi, twebwe twaje guhaha. Arababwira ati no mwaje kureba aho igihugu gifite amaboko make. Ati oya rwose databuja, twebwe uku niko tuvukana turi abanyakuri. Uranyumvira ngo uku niko tuvukana turi abanyakuri. Ariko ikintu gishimira Imana ni ukuntu we yabamenye ariko bo ntibamumenya. Icyo kintu nicyo shaka arabamenya ariko bo ntibamumenya. Nshaka kubwira ngo iyo uri mu masezerano wowe urabimenya, ariko abandi bantu bayarwanya ntabwo babimenya, ntabwo bamenya yuko uyarimo. Iyo uri mu masezerano yawe urabimenya, avuga ngo nyarimo mu gihe cyanjye, iki ni igihe cyanjye kizanarangira iki gihe. Ushobora no kuba unafite n'amavuga ngo igihe cyanjye gifite imyaka 5, gifite imyaka 10, 15 cyangwa 2 cyangwa 1 cyangwa amezi. Ariko uyarwanya ntabimenya, ntabwo amenya yuko ntamenye iby'igihe kuko nta makuru aba afite. Uwiteka nashimwe. Ndashima Imana yuko yo yaguhaye isezerano rikaba mu mutima wawe, urabimenya kandi ubasha no kuvuga ngo iyi periode ni yanjye. Uwiteka yashimye yuko amasezerano ye ku buzima bwanjye asohora. Uwiteka nashimwe. Arabamenya ntibabumenya. Ngira ngo yaratashye no mu bice bye biravuga ngo ashima Imana, arasenga. Nta mutima w'ishyari yari afite, nta nzika yari afite. Nshaka kubwira ngo iyo uri mu masezerano nta nzika, nta mukushi, nta kurwana no kurwanira. Uba uzi yuko ibyo ufite birakunyuze, ibyo ufite ni ibyo mu gihe cyawe, ibindi uba ubifite mu kindi gihe, kuko ibyo Uwiteka dusezerana ni byinshi ariko ibyo tuba dufite kano kanya ni bike. Ariko kuko tuba tutagiye gupfa, bivuze ngo ibyo Uwiteka dusezeranya abazakomeza kubiproviding cyangwa se kubiduha ofera mesure du temps uko igihe genda gishira. Imana yacu nishimwe. Bene data rero ndashima Imana kubwira ijambo rivuga ngo nawe uyu munsi ugire neza, ugire urukundo, utitaye ku kintu icyo ari cyose. Niba warageze mu byo Uwiteka yagusezeranije, ntugire undi mutima wundi uvuga ngo nanjye ndakubonye nguciye urwaho siwe wabona, cyangwa se hamwe nanjye wumve. Oya, uyu munsi ugire neza ukongeraho kugira neza. Uyu munsi ugire ubuntu ubongereho ubundi. Uyu munsi ugirira abandi favor nk'uko Uwiteka nawe yayitugiriye. Uwiteka nashimwe. Kandi icyo shima Imana nuko niba ufite uraho Uwiteka yari yagusezeranije, nta munezero wundi urengeje uwo ngo kuvuga ngo Mana ndazi yuko ntacyo utampaye, ndazi yuko wansezeranije wahampaye, ahubwo nshoboze gukora umurimo wawe neza. Imana yacu nishimwe. Nshoboze gukora umurimo wawe neza. Ngiri jambo nari mfite rero kuri no mugoroba rivuga ngo nugerayo ukabona ugeze mu byo Uwiteka agusezeranije, ntazagire undi mutima wundi ukuzamukamo. Ikindi cya kabiri, urushaho gushima Imana no gukunda no kumva urushaho kwaguka cyane no kwishimira yuko isezerano Imana yari yagusezeranije ryasohoye. Nta munezero urengeje uwo nguwo iyo umuntu ari mu buzima avuga ngo icyo Uwiteka yari yaransezeranije uyu munsi yagisohoje. Uwiteka nahimbazwe. Reka dufatanye gusenga rero dushima Imana, kandi ijambo nawe rigufashe. Riri muri Itangiriro ibice 42 rivuga uburyo ki abantu barwanyaga isezerano ariko barangije aribo banarisohoje. Uwiteka nashimwe, kuko iyo wibwira ngo birarangiye, ariko ku Mana isezerano ryayo ntabwo rirangira gutyo gusa. Uwiteka araririnda kugeza igihe risohoje. Imana nishimwe. Kadusenge dusoza. Turagushimiye Imana nziza, tugushimiye umwanya ukomeje kuduha. Byashoboka yuko abaryumvise uyu munsi bashobora kuba nabo bari bafite isezerano bicayeho, bicariye bavuga ngo Uwiteka turagutegereje, cyangwa se abandi banarigezemo bameze nk'uku Yosefu yari yageze iyo yagombaga kugera, kugira ngo icyo wavuganye nawe akiri muto arota gisohore. Ndasenze kugira ngo abakiri muri urwo rugendo ubagirire neza, waho umutima wo kwihangana no gukunda no kudacika no kudatenebuka, kandi ukomeze utange umutima wo kwaguka nubwo bwose ibyejo cyangwa se byashize bitaba byaragenze neza, kugira ngo turusheho kwemamaza no gukunda
no kwagukira imbere yawe mu buryo bwagutse cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane, mbifuje kugira umunsi mwiza, umugoroba mwiza, kandi nanabakangurira kureba ikiganiro cya Romate kigizweho na Kayiranga Theogene. Imana ibahe umugisha. Bye na ejo.